Uyu munsi tugiye kurebana agafilime cyangwa se inkuru y'urukundo y'umugabo uba ari umukire ariko akaza kubura ubwonko bwe bwibutse, gusa akaza gutoragurwa n'umukobwa uri aho ngaho usanzwe ariko utazi yuko ari umumiliyoneri. Niba ukunda filime zacu tukugezaho kuri The Focus X TV, ndakwibutsa gukora subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi, ndetse like, share na comment. Agafilime kacu tugatangiye hari umukobwa mwiza ufite ibasi umeze nk'aho agiye kumesa, yagera mu nzira akikanga cyane akabona umusore umeze nabi, usa nawe umeze nk'aho yakubiswe cyangwa se yakomerekejwe, yareba akabona n'umusore mwiza. Uwo musore mwiza barimo araka ubufasha avuga ati mumfashe mumfashe. Muri ako kanya umusore akahita amanuka akikubita hasi akagwa igihumure. Umwana w'umukobwa arikanga akagira ubwoba, agatangira kuza amwegera gake gakeya afite ubwoba bwinshi cyane. Yamugeraho akabanza akamukozaho ikirenge ku mutwe ngo arebe yuko anyeganyega, akamubaza ati ese waba uri kubasha kumva ijwi ryanjye? Umukobwa aramubaza ati ese ninde wagukoze ibi ngibi? Gusa umusore aba yamaze guhwera, nta kintu aba ari kumva na kimwe. Umukobwa aravuga ati mana yanjye umbabarira aba adapfuye. Akamanuka gake gakeya akamwegera agira ngo yumve ko umwuka wiwe ukirimo urazamuka, amenye niba akiri muzima. Umwana w'umukobwa yakumva akumva aracyahumeka ati mana yanjye uzi ko ari muzima, atumva ngiye kugufasha wa muhungu we, Imana imbabarire uba uri umuntu mwiza. Umukobwa agatangira kumufasha, agatangira kumukurura ngo arebe yuko yamukura aho ngaho amujyana ajye kumwitaho mu rugo. Tugarutse ku rundi ruhande hari undi mukobwa nawe uhagaze ahantu ku nzira ubona yuko ategereje umuntu, gusa agace barimo kaba ari agace kameze kimwe nk'ako wa musore wacu aba yatoraguwemo. Muri ako kanya hahita haza umusore uri kwirukanka cyane, umukobwa agahita ahindukira akamwitegereza akamubaza ati ese wamubonye? Umusore azunguza umutwe akamubwira ati wapi namubuze. Umukobwa akamubwira ati bishoboka gute? Ni gute akazi nka kariya koroshye kuriya kakunanira bikarangira ubizambije, uzambije ibintu bene kano kageni? Umusore aramubwira ati reka reka ayo ni amakosa yawe, ubundi wakagombye kuba wamuhaye ibintu bimusinziriza bikamuzimya burundu. Aka kanya twembi turi mu bibazo, icyo dukeneye ni ukumushaka tukamubona mbere yuko twese twisanga muri gereza. Niba udashaka yuko ubuzima bwawe burangira muri gereza rero tugomba kumuhiga. Ati umva ikintu ugomba kumenya cyo ntabwo ubu ngubu yagiye ahantu kure, kubera yuko namukubise cyane, namwihanangirije, ubu ni intere, n'ahantu yagiye ntabwo ari kure y'aha ngaha turi. Tugarutse ku rundi ruhande, wa mukobwa uba watabaye umusore aramuzana akamuzana iwe mu rugo kugira ngo arebe yuko yamwitaho amere neza. Aramuzana akabanza akamuryamisha ku meza kugira ngo arebe yuko yabanza kumuhindurira imyenda yiwe kuko iba yasaga nabi. Mu gihe ari gufungura ipantaro agira ngo ayimukuriremo, umusore akikanga akamubwira ati mumbabarire nimumbabaze. Umukobwa aramwitegereza akamubwira ati humura aha ngaha urarinzwe, nta kibazo uri buze guhura nacyo. Umusore akamubwira ati umbabarire ntihaze kugira abantu bamenya yuko ndaha ngaha, ndakwinginze. Umukobwa nawe akamubaza ati bande se? Ni bande se barimo baragushakisha? Umuhungu akamwitegereza akamubwira ati wowe icy'ingenzi undinde. Yamara kumubwira uko nguko akahita yongera agasinzira. Umukobwa akamureba akamwitegereza akamubwira ati humura ndaza kuza kukwitaho. Agatangira kwiganiriza ati mbega umusore mwiza, mbega ukuntu ateye neza. Ako kanya akibwira mu mutima ati Alejandra urimo uravuga ibiki? Kuba mu mukobwa wacu yitwa Alejandra. Ati Alejandra utarengera. Akahita atangira kumwitaho. Alejandra arabanza akahita amukuramo ipantaro kubera ariyo yasaga nabi. Ako kanya yamara kuyimukuramo akahita yirukanka akajya mu cyumba, akajya kumuzanira ikintu cyo kwifubika akamworosa. Yamara kumworosa akamwitegereza ati ariko shahu ni mwiza, mbega ukuntu ari bogari. Batwereke ku munsi ukurikiye Alejandra aba yagiye ku mugezi kumesa. Mu gihe harimo arafura imyenda ye akajya kubona akabona umusore amugezeho. Umusore araza gake gakeya, yamugera iruhande akahita amubwira ati ese ni we wanabaye? Alejandra akamureba ati nyuma nanyuma urakangutse. Umusore nawe ati wakoze kuba wamfashije. Ubwo muri ako kanya bahita batangira kuganira. Alejandra agatangira kumubaza ati ese mu bintu byose byaba byakubayeho hari ikintu na kimwe waba uri kwibuka? Umusore aramusubiza ati oya nta gitekerezo mfite cy'ababa bankoreye ibi ngibi. Umukobwa akamubwira ati rero ugomba kwitonda ndetse ugomba no gushishoza, kubera yuko aha hanze hari abantu batifuza yuko umererwa neza, kuko abagukoze ibi ngibi n'ubundi baracyari aha hanze. Umusore aramubwira ati ndagushimiye cyane. Ati hagati aho ngaho ariko byakunda ko waba unije inzu yawe nkahamara iminsi mikeya cyane mu gihe ntegereje yuko nakira nkabona kugenda. Umukobwa aramubwira ati ibyo ngibyo nta kibazo, gusa nanjye ubu ngubu sindamenya uwo uri we. Umuhungu akamubwira ati uramenya gute kandi nanjye ubwanjye ntiyibuka?
ahubwo ndi kumva ntameze neza ndashaka koga. Ako kanya umusore akahita ashaka ukuntu yakuramo umupira yajya kuwukuramo akababara. Umukobwa ati ihangane uri kubabara ntabwo uramera neza reka nkuhe ubufasha. Umusore akihagararaho akamubwira ati oya nta bufasha nkeneye meze neza. Umukobwa ati reka nkufashe ndabona umeze nabi kandi byihutirwa cyane ukeneye no kujya kwa muganga kubera yuko warakubiswe bikomeye cyane warangiritse. Umuhungu ahita amubwira ati oya nta mpamvu yo kujya kwa muganga ahubwo njye nkeneye kuruhuka. Umukobwa maze akahita avanaho imyenda yari arimo arafura maze akaka akaboko umuhungu ati zana nkufashe wicara ahangaha mbe nakoza kuko we ntago wabibasha. Umusore akabyemera maze umukobwa akamuzana gake gakeya akamwicaza kuri ryabo yari arimo arafuriraho imyenda yarangiza agatangira kumukuramo umupira kugira ngo abone ukuntu amukarabya. Maze umukobwa yamara kumukuramo umupira agafata icyogesho agatangira kumwoza. Mu gihe ari kumwoza akamubwira ati ntanabyemeye waba ugumye iwanjye mu gihe utaramera neza wamera neza nta kibazo ukazagenda. Umusore bikamutungura akahita amubwira ati urakoze cyane Imana iguha umugisha. Umusore yarangiza akamubwira ati reka nizere yuko nta kintu kibi kiri buze kukubaho kubera yuko wagerageje kumfasha. Umukobwa nawe ati humura nanjye nzi kwiyitaho kandi nzi kwirinda. Umusore akavuga ati ubwo bishatse kuvuga ko rero nyine ndi mu maboko mazima. Umukobwa agasekamo gake gake agakomeza kumwitaho ariko agenda anamukarabya no mu maso. Tugarutse ku wundi munsi Alejandra aba yazindutse cyane arimo aratema inkwi arimo arazasa zitunganya. Umuhungu ari kubwo abahagaze ku ruhande nawe yabyutse ari kumwitegereza. Umuhungu ahita amanuka akaza kureba Alejandra ati Alejandra waretse nkagufasha. Alejandra ahita amubwira ati oya nta kibazo kabisa ibingibi ndabyifasha. Ati ahubwo wowe waramutse gute uri kumva uri koroherwa? Ati ibingibi ntago wabibasha kuko utaramera neza. Umusore ati oya muri iyi minsi ubungubu nanjye ndi kumva ameze neza. Ati kandi ndi kugushimira nanjye ndi kukwitura ineza wangiriye. Umusore ati kandi nta mpamvu yo kugira ngo umwari mwiza nkawe avunike kandi hari umugabo. Umukobwa yakumva amagambo meza igisore kirimo kiramubwira akamubwira ati nta kibazo ngaha akira mfasha. Maze Alejandra yamara kumuhereza inkwi akahita yongera akamubaza ati ese na n'ubu ngubu nta kintu na kimwe urabasha kwibuka? Umusore akamubwira ati ni ukuri n'ubu ngubu nta kintu ndabasha kwibuka. Umuhungu ati nanabuze n'ikintu na kimwe cyamfasha no kwibuka uwo ndiwe. Ati gusa ubwo nari ndimo nkora muri imwe mu mifuka y'ipantaro yanjye naje kuba navumburamo iki ngiki. Ako kanya amwereka impeta. Alejandra arikanga. Alejandra akamubwira ati ibyo ngibyo bimenyesheje rero yuko ufite umuryango ufite famiye yawe. Umusore ati ntago mbizi neza kabisa. Ubundi se bivuze iki niyo famiye yaba ihari? Hari ubwo wigeze ubona iza kunshakisha? Umukobwa aramubwira ati ukeneye rero kuba wava muri aka gace turimo ukajya mu mujyi kureba. Umuhungu ati nanjye niko ndi kubitekereza. Muri ako kanya mu gihe bakiri kuganira za nkwi yari afite zikamucika zikikubita hasi ku kirenge cyiwe zikamubabaza. Umukobwa akahita amubwira ati icunge wirinde nakubwiye ntago uramera neza. Ntago uramera neza ku buryo wafata ibintu biremereye kuko ntago uragira imbaraga nyinshi. Umukobwa ati reka nkushyireho duke cyane wabasha guterura duhwanye n'imbaraga ufite muri aka kanya. Umukobwa agashyiraho inkwi nkeya zishoboka. Umuhungu akahita atangira kumubaza ati ese byashoboka yuko ngira ikibazo nkubaza? Umukobwa ati nta kibazo mbaza. Umuhungu ati sanga aho atuye wenyine cyangwa hari undi muntu mwabanaga wenda utari kuhaba muri iyi minsi? Umukobwa aramubwira ati yego matuye njyenyine kubera icyo uri kubimbaza? Umusore ahita amusubiza ati oya nta kibazo nuko ahubwo numva bitangaje. Umukobwa ati buretse iki gitangaje? Ati kubera yuko nafite umugabo se? Umusore akamubwira ati yego rwose. Umukobwa akahita amubwira ati rero buriya mu by'ukuri ababyeyi banjye bapfuye imyaka 2 ishize. Kuva icyo gihe rero ngiye ababyeyi banjye bapfa mva nahise ntangira kubaho njyenyine no kuva icyo gihe natangiye kwibana. Umusore ati umbabarire kubw'iyo nkuru yakubayeho. Ati subwo bivuze yuko utazigera ushaka umugabo? Umukobwa ati oya ntago ari cyo nshatse gusobanura. Ati ahubwo umugabo nkwiriye ntago ndamubona. Ubwo batangira kuganira gake gake. Umusore amubaza ati ese ubwo uba wumva umugabo ugukwiriye yaba yujuje nk'ibiki? Umukobwa ati kuri njyewe icya mbere na mbere mba numva nshaka wa mugabo w'inyangamugayo. Ati icya kabiri akaba ari wa mugabo wubaha ugira ikinyabupfura. Umukobwa ageze ku cya gatatu akizanamo brag ati ndetse akaba ari wa muntu utaterura inkwi ngo zimucika zikubite ku birenge. Umusore agasekamo gake gake ati ati ubwo rero bivuze yuko intego yanjye yamaze gutakara. Umukobwa ati urasobanura iki ngo intego yawe yatakaye? Umuhungu ati oya ntacyo. Ati ahubwo nuko nashaka kukubwira ko nyine uri mwiza cyane tu. Umukobwa akamubwira ati ni gute se ubwo ngubwo uri kumbwira ibintu nk'ibyo kandi wubatse? Umusore akamubwira ati oya ibyo ngibyo ntago wabyemeza ko nashatse kubera
kubera yuko ntanjye ubwanjye ntago mbizi. Umukobwa akamubwira ati none iby'impeta wansobanurira gute ko wasanze impeta mu ipantaro yawe kandi atari iyawe? Umusore akamubwira ati impeta ntacyo isobanuye. Umukobwa ati cyaba gihari se, ahubwo n'ikindi gihe ntuzongere kumbwira ikiganiro cyerekeranye n'ibi bintu ukundi. Yarangiza akahita amusiga aho ngaho akigendera. Umusore yarangiza akamwitegereza ari kugenda, yarangiza akavuga ati Alejandro umbabarire, ntabwo nifuzaga yuko wiyumva uku nguku, umbabarire pe. Umusore nawe yarangiza akigendera. Bakugaruye ku rundi ruhande, wa mugabo twatangiye ari guhiga umusore aba yaje kumushakira mu rugo rwa Alejandra. Araza mu idirishya akaza agakuraho irido ngo ahengereze arebe yuko abona umusore ntamubone. Yarangiza akahita atangira gusesera mu idirishya agira ngo yinjire mu nzu ajye kureba neza. Yageramo agatangira kugenda anyonyomba, agenda gake gakeya nk'umuntu wese w'umujura cyangwa umunyabyaha ukuntu aba agenda, ariko agenda areba mu nzu yose ngo arebe yuko hari aho yabona umusore. Agakomeza kurangaguzwa impande n'impande, yagera imbere gatoya yahindukira ku ruhande yareba akahita abona umusore wacu ahantu aba aryamye mu gatebe ko mu rugo ko kurelaxingiramo. Yarangiza akamwitegereza akahita aza gake gake amusatira, ariko agenda anyonyomba kugira ngo hatagira umuntu umwumva. Yamugera imbere amaze kubibona neza ko ari we, akahita avanamo imbunda vuba vuba akayikokinga kugira ngo amwice. Muri ako kanya agiye kumwica atarakurira imbarutso, Alejandro ahita yinjira ati Daniel ati na n'ubu ngubu uracyaryamye koko? Icyicanyi nacyo kikahita cyirukanka. Daniel nawe akahita abyuka, twamaze kumenya ko umusore wacu yitwa Daniel. Ati Alejandro bite? Akabona amuzaniye ibiryo. Umuhungu ati ni byiza kukubona. Alejandro ati nari nkuzaniye ibi ngibi. Umuhungu akamwitegereza gake gake akahita abanza agahaguruka. Daniel agafata ibiryo ati urakoze. Alejandro akamubwira ati oya, ubu ni uburyo bwo kugusaba imbabazi ku magambo nakubwiyeho kare, umbabarire. Umuhungu akamubwira ati oya nta kibazo, ibyo ngibyo byarangiye, nakubabariye. Ati gusa n'ubundi biratangaje, ubu ngubu sinzi uwo ndiwe, sinzi n'ahantu nkomoka. Alejandro ati nibyo, gusa njyewe iminsi tumaranye yaranshimishije, narabikunze cyane. Daniel nawe ati nanjye nuko warakoze Alejandro. Ako kanya bagatangira kurebana gake gakeya, bigaragara nk'aho bose bishimiranye. Muri uwo mwanya Daniel akahita afata Alejandro akamusoma, bagasomana. Alejandro nawe akamusoma, ubona yuko bose babyishimiye. Tuvuye aho ngaho tugaruke ku rundi ruhande, wa mugore na wa mugabo bashaka kwica Daniel na n'ubu ntabwo turamenya icyo barimo baramuziza. Umugabo yaje mu modoka ati namubonye. Umugore ati wamubonye hehe? Umugabo ati nabonye ari ahantu ku nzu iri mu misozi. Umugore aramubaza ati mu misozi? Ati se waba wabashe kumenya ikintu yaba yarari kuhakora? Umugabo ati yarari aho ngaho ari kumwe n'umugore. Umugore ati mana yanjye, ibintu byose bikomeje kuva muri controle, ibintu bikomeje kuzamba kurushaho. Umugabo ati humura ariko wigira ikibazo kubera yuko nta kintu na kimwe yibuka. Ati nta nubwo yibuka uwo ari we. Undi ati kandi nta nubwo yibuka n'ibintu byabaye. Umugore ati wowe ubizi ute ko ibyo bintu atabyibuka? Umugabo ati impamvu nuko njyewe namwiyumviye ari kubyivugira ubwe. Ati nta kintu na kimwe yibuka, nta nubwo yibuka uwo ari we. Umugabo aramubaza ati ese we hari undi mupangu ufite w'ikintu twakora? Njye nagerageje no kumwica. Uwo mugore aramvundira. Umugore ati nta kindi gihari kitari kujya kumushaka ahari kuko twanahamenye tukamurangiza akava mu nzira ibintu bikarangira. Umugabo abwira umugore ati ese ubundi ujya utekereza ibyatubaho aramutse agaruye ubwenge bwe bwibutsa? Utekereza iki? Uzi ko yahita ajya kudushinza kuri polisi ibyo twakoze byose? Umugore aramubwira ati ibyo ngibyo nyine nibyo ndi kukubwira, dukeneye kuba twamurangiza mbere yuko ibyo ngibyo byose bibaho. Undi akamubwira ati okay nta kibazo. Ku rundi ruhande Daniel na Alejandro urukundo rwo ruba ari urukundo, abamaze kumusoma na Alejandro afite utunyamuneza ku maso. Daniel abwira Alejandro ati ntago nigeze niyumva uko nguko mbere hose. Umukobwa yarangiza akamubwira ati bishoboka bite se ko waba wiyumva uko nguko kandi nta kintu na kimwe wibuka? Umusore ati si iyo mpamvu, ahubwo nuko umutima wanjye nyine uri kubimbwira. Akahita yongera akamusoma bwa kabiri. Mu gihe bakiri gusomana hari uwahise asuhuza ati mwiriwe. Bose bahita bikanga ati uwo nguwo yaba ari nde? Alejandro nawe akomeza kwibaza mu mutima ati yaba ari nde uwo muntu? Alejandro yarangiza akahita abwira umuhungu ati uceceke, ceceka cyane uguma ahangaha. Kumbi aba ari cya cyicanyi cyaje cyihinduye kiri kwivugishwa ngo ese hari umuntu waba uri ahangaha ngamfashe. Alejandro yarangiza agasiga Daniel mu nzu akajya kureba, yarangiza akongera akamubwira ati wibuke uceceke cyane uguma ahangaha. Alejandro agasohoka gake gake ngo ajye kureba, Daniel agasigara yumiwe bimucanze atazi biri kujya mbere. Ikigabo nacyo kigakomeza kwivugishwa ati mwiriwe neza, ese hari umuntu uri muri uru rugo ngo azamfashe? Mwiriwe hari umuntu uri ahangaha? Muri ako kanya mu gihe kiri kurangaguzwa impande n'impande, Alejandro akahita amanuka gake gake yaza amusanga. Gusa mu modoka haba hasigayemo wa mugore wundi. Alejandro nawe agakomeza akamanuka gake gakeya akaza yamugeraho akahita amubwira ati mwiriwe neza nyakubahwa. Undi ati mwiriwe. Alejandro
ati none nabafashe iki murifuza iki? Ikigabo ati ndi gushaka inshuti yanjye yabuze niyo twari turimo dushakisha. Ikigabo kikamubwira giti ese hari amakuru waba ufite, hari icyo waturusha? Alejandra akamusubiza ati njyewe nta muntu nigize mbona caracara ahangaha, yewe nta n'umuntu nigize mbona impande y'urugo rwanjye. Wa mugore nawe akaza ati mwiriwe. Alejandra ati mwiriwe neza madamu. Undi akahita amubwira ati uwo mugabo uri gushakishwa ni umugabo wanjye, ni umugabo usa neza w'ibogari ukuntu. Ati mpangayikishijwe rero no kuba ntari kubasha kumubona cyangwa ngo menye ahantu aherereye. Umugore ati buretse. Ako kanya akahita akuramo telefone ati itegereze ni uyu nguyu, uramuzi? Umugore mu gihe akiri kureba inyuma yiwe Daniel akahita haturuka gake gake akaza nawe agana aho baherereye. Ubwo Alejandra abataramenya ko Daniel ari kuza bakirimo baramubwira ati dore n'uyu nguyu wabuze, waba wigize umubona? Ako kanya Daniel nawe akaba arahageze. Alejandra akahita yikanga. Daniel ati niwe mugore wanjye? Umugore akahita atangira ati Daniel ati ni njyewe ndi umugore wawe, nyuma na nyuma ndakubonye. Agahita yirukanga cyane akamuhobera. Gusa mu kumuhobera inyuma mu maso y'umugore biba bigaragara nkaho nyine harimo uburyarya bwinshi cyane. Umugore akamubwira ati natekereje yuko hari ikintu kibi cyaba cyarakubayeho. Ako kanya wa mugabo wari uri kumwe n'umugore agahita yisha imbunda kugira ngo batayibona ko yari iri ku rukenyerero, gusa Alejandra akayibona. Ubwo Daniel ati ese burya narashatse mfite umugore? Umugore ati yego Daniel ninjye mugore wawe, ntabwo unyibuka se? Gusa Alejandra aba yabibonye ko bafite imbunda ndetse ko ikibagenza atari cyiza. Daniel akamubwira ati yego rwose njyewe ntabwo ndi kukwibuka, nta nubwo nzi uwo uriwe pe. Umugore akagwa mu kantu akikanga ati mana yanjye, yangiza akamwitegereza ku kaboko ati rukundo rwanjye mugabo mwiza nyenyeri yanjye, ninde wagukomerekeje bingana uku, ninde wakugize uku? Ati ibi ni ibisambo byagukubise bikugira uku, ko byakubabaje cyane. Daniel ati buretse gatoya, abajura? Umugore ati yego. Ati kuri polisi mu nyandiko baduhaye batubwiye yuko ushobora kuba waragiriwe nabi n'abajura. Ati kuko polisi yatubwiye yuko mwibura ryawe waburanye n'imodoka yawe. Daniel biramucanga. Umugore akahita amubwira ati gusa humura wigira ikibazo my love, ati icy'ingenzi ni uko uri muzima, ati kandi ukaba waranarokotse. Umugore akamubwira ati ahubwo ndakeka ubu ngubu ari cyo gihe cyo kuba waza tukagenda ugasubira muri famiye yawe kuko turagukumbuye. Gusa Daniel ntago aba arimo arabashira amakenga, ahita yigizayo umugore akaza asatira cya kigabo gake gake akakibaza ati hanyuma se wowe urinde? Ikigabo kigasa nk'ikikangamo kigasubira inyuma kivuga ngo njyewe se, kigahita kimubeshya ngo ngende inshuti yawe magara, nari nazanye n'umugore wawe kugushakisha, umeze neza? Kigahita kimwihobereshwa. Umugore akahita avuga ati byiza cyane rero, icy'ingenzi ni uko nawe uri ahangaha. Ati inshuti yawe igiye kumfasha tukugeze mu rugo kugira ngo ubone uko ubonana na dogiteri anagusuzume. Muri ako kanya bakahita bafata Daniel ngo bamujyane, ariko bataragenda umugore akagaruka inyuma ati mbabarana nibagiye kugushimira kuba waratabaye umugabo wanjye ndetse ukamwitaho. Ati ndumva rero naguhereza amafaranga y'ishimwe yo kuba waramwitayeho muri icyo gihe cyose. Ndakareba mu ibage ngo avanemo amafaranga yamuhe. Alejandra ariko aba bari kwitegereza ukuntu bari gutwara Daniel kuko aba yanabonye uriya mugabo uri kumutwara bafite imbunda. Undi akamuhereza amafaranga. Alejandra yarangiza akamubwira ati oyanjye ayo mafaranga ntabwo nyashaka. Undi ati fata aya mafaranga kuko ni menshi yaguhindurira ubuzima. Alejandra akamubwira ati ibintu byose njyewe nakoze nabikoze ntiteguye ko nzashimirwa, rero nabikoze kubera umutima, ntago nari niteguye amafaranga pe, ntago rero nshaka amafaranga yanyu. Alejandra ati ahubwo murakoze. Umugore yabona adafashe amafaranga akahita amusiga akigendera. Alejandra akomeza kubitegereza batwaye Daniel, gusa akabura ikindi kintu yakora kuko Daniel aba yabyemeye nawe bamutwaye. Tugaruke bamugejeje mu rugo. Daniel akahita ababwira ati ariko nubwo rwose ngiye nemeye kuzana namwe n'ababeshye ntabwo ndi kubibuka, nta n'umwe nibuka muri mwebwe. Umugore aramubwira ati humura wigira ikibazo Daniel mukundwa, ibi ngibi biraza kurangira vuba ndetse uraza kumererwa neza cyane. Ubwo batangira kumujyananira inzara, ariko ari kugenda abaza ati ese mwansobanura uburyo nabuzemo? Umugore akamubwira ati wabuze ubundi wagiye ku kazi, waragiye ntiwagaruka, ntabwo tuzi uko byagenze. Umugore n'umugabo bakarebana bagaseka. Daniel ati none se bivuze yuko ubwo ngubwo mfite abanzi? Umugore ati oya siko mbikeka ko waba ufite abanzi, ariko bacishamo bagaseka. Wa mugabo nawe akahita amubwira ati oya humura nta banzi ufite, kuko na polisi yatubwiye yuko abakugiriye nabi baguhisemo ntacyo bagendeyeho, ariko akunda abantu baba baje kwiba gusa bisanzwe. Bakomeza kwinjira baganira, ariko amubwira ati gusa humura polisi iracyari mu ishakashaka kugira ngo bamenye uwaba yaragukoreye ibi ngibi ahanwe ndetse anabiryozwe. Daniel akababwira ati okay nta kibazo murakoze cyane. Ako kanya umutwe ukahita utangira kumurya ukamurya cyane. Umugore akahita atangira kumubwira ati mugabo wanjye ni amahoro, ndakeka ukeneye kuruhuka ndetse tugashaka ukuntu wabonana na muganga akamenya niba nta kindi kibazo ufite. Umugore akahita afata Daniel ati ngwino tujyane, sibyo? Daniel akamujyana, gusa ikigabo kigasigara kimwitegereza, asigara hanze ari kwibaza ibintu byinshi, ari kuvuga ati ndakora iki, ndabigenzane?
Muri ako kanya umugore akahita agaruka, akibona umugore akahita amubaza ati ngaho rero umbwira tugiye gukora iki Francis? Kumbi uyu mugore yitwa Francis akahita amubwira ati rangiza ibyo wakagombye kuba warakoze kino gihe cyose tumazemo iminsi, byakagombye kuba byararangiye, ubundi niwe wabitindije. Umugabo akamubwira ati ariko warasaze, ntabwo ibi bintu twabikorera ahangaha muri uru rugo, ntabwo byashoboka. Francis akamubwira ati ariko njye nari mfite igitekerezo, nubwo ari icy'abagore ariko cyakora. Ati njye natekerezaga ko twamurekera muri iyi nzu, wenda yazagera akabimenyera ko ariyo atuyemo. Ati ubwo urumva namara kungirira icyizere cyinshi nanjye nzagira ikintu nkora nk'umugore. Umugabo aramubwira ati none kudatekereza mu gihe se bibaye agisida akibuka ibyamubayeho ko twamufashe tukamujyana, ari natwe twamukubise tukamugira kuriya. Umugore ariyumvira ati none se wowe uri kumva ushaka kubikoraho iki muri aka kanya? Umugabo yarangiza akamubwira ati mwana, ibintu byose byanangiritse byavuye muri control, ibi bintu ngiye nta nubwo nzongera kubikora. Umugore akahita amubwira ati umva rero, niba ukeneye kugumana nanjye ubuzima bwose ndetse tukabana mu bintu byose bibi n'ibyiza, ukeneye kumfasha iki kibazo tukagikemura kikava mu nzira, ukarekera gukomeza kwigira ikigwari. Ako kanya umugabo akabitekerezaho, akitegereza Francis, yarangiza akahita afata ku mbunda. Tugaruke ku rundi ruhande, Daniel abavuye muri douche koga, yasohoka agasanga Francis ari kwifata amaselfie kuri telefone. Francis akahita aza akabwira Daniel ati Daniel, nari nkukumbuye cyane mugabo mwiza, ari nakamwikoreshwaho. Daniel ati Francis akamubwira ati ceceka, ati ese kubera icyo uri gukomeza unyirengagiza bingana uku nguku, uri gukomeza ushyira kuri umugore wawe, ese ufite ikihe kibazo? Daniel akamubwira ati yego ndi kubyumva, uri umugore wanjye waranabimbwiye, gusa ngiye kugeza amaginga ya nta kintu na kimwe ndibuka. Ati usibye nawe n'ibintu ndi kubona muri uru rugo ubwabyo biratangaje kuri njyewe rwose. Francis akongera akamwegera ati okay, ubwo rero bivuze ko ngiye kugerageza kukwibutsa ibihe byiza twigize gucanamo. Daniel akongera akamwiyaka akamusunika gake ati oya rwose Francis, ati sinshaka kwifata nk'umuntu utagira ikinyabupfura rwose, ntabwo ngiye ibi ngibi mbyiteguriye. Francis nyumva kandi rwose niko kuri kwanjye. Francis akahita amubwira ati ibi ngibi se biri guterwa na wa mukobwa nagusanganye nawe? Daniel ati oya, ibyo nta hantu bihuriye, ndi kukubwira yuko ngewe nta kintu na kimwe nibuka cyaba kiduhuza njye nawe. Francis yarangiza akamubwira ati ni ngewe mugore wawe rero ndabikubwiye, ufite uburenganzira bwo kunkoraho icyo ushaka. Daniel yarangiza ati yego ibyo ngibyo ndabizi, ariko mbabarira ubumaye igihe. Francis akamureba karakara akikubita akagenda. Daniel nawe agasigara yibaza ibintu byinshi ati ese Daniel ufite ikihe kibazo? Ni ukubera icyo uri gukomeza utekereza Alejandra? Ati umwanya ku wundi ndi kumutekereza, mfite ikihe kibazo? Tuvuye aho ngaho tugaruke hakuno, Alejandra aba yihagarariye hanze areba ukuntu ikirere gisa neza. Muri ako kanya Daniel nawe akahita ahagera afite indabo bigaragara nk'aho azizaniye Alejandra, akaza ubona yuko yabyambariye asa neza cyane. Agahamagara ati Alejandra yahindukira agasanga ni Daniel, akaza gake gake yamusanga, yarangiza akamubaza ati Daniel urimo urakora iki aha ngaha? Daniel akamubwira ati byarananiye kurekera kugutekerezaho. Alejandra ati Daniel ugomba kurekeraho, ugomba kumenya ko uri umugabo wubatse. Daniel akamubwira ati reka nta byiyumviro njya ngirira uriya mugore, ibaze yuko n'umubiri wanjye utajya umwifuza. Ati nyine muri make wagira ngo nyine ntago twigize tumenyanaho na mbere. Alejandra akamubwira ati gusa ariko ibyo ngibyo ntago ari byo. Daniel akamubwira ati reka njye ahubwo umutima wanjye ni wowe uri kwitekererezaho cyane. Alejandra akamubwira ati oya Daniel, ibyo ngibyo bigomba guhagarara, ahubwo ufite no kuva aha ngaho ukagenda. Alejandra aramubwira ati urashaka kumvikanisha iki kitameze neza? Daniel akamubwira ati iyaba byibura byashobokaga nkibuka ikintu cyaba cyarambayeho. Alejandra aramubwira ati uzi n'ibindi Daniel, hari uburyo nkeka bukomeye kandi bwiza cyane bushobora kuba bwadufasha tugakemura iki kibazo cyawe. Daniel aramubwira ati icyo kintu ni igiki, wabasha kuba wakimbwira se? Alejandra aramubwira ati ni ikinyobwa bita ayahuasca. Daniel ahita abaza Alejandra ati ese icyo kinyobwa nindamuka nyinyweye ndaza nawe kuba nahita nkwibagirwa? Alejandra aramubwira ati ibyo ngibyo byo nta kintu mbiziho, naba nkubeshye, gusa icyo nzi neza ni uko ushobora kuba wakwibuka ndetse ukanibuka uwo wahoze uri we. Daniel ati ese ibi ni impamvu yuko nakubwiye yuko nta byiyumviro na bike ngirira uriya mugore Francis? Alejandra ati si wavuze yuko se nyine nta kintu na kimwe uri kumwibukaho? Ati nyine ngiye ndi kugufasha. Daniel aramubwira ati uzi ikintu ndi gutekereza, ibyiyumviro ngewe mfite ntago bishobora kuba byamvamo bitewe n'ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa umuntu uwo ari we wese. Alejandra akamubwira ati rero fata amahirwe ukoresha uyu muti kuko nicyo kimenyetso. Ati imbaraga z'iki kinyobwa ayahuasca ziraza kugaragaza inzira yawe ya nyayo. Daniel ariyumvira akabitekerezaho, akareba Alejandra akamubwira ati okay nta kibazo. Alejandra ati okay reka tubikore rero, ngaho ngwino nkurikira tujyane. Bidatinze Alejandra aramuzana mu nzu akamwicaza mu ntebe, yangiza akamuhereza ikirahure kirimo wa muti ayahuasca akamubwira ati ngaho wunywe. Daniel yajya kunywa ati
kuri guhumura nk'aho ukomeye cyane, ariko ibyo ngibyo ntabitindeho, akawunywa wose akawugotomera akawumaramo, ariko ukabona yuko nyine ari umuti ukomeye cyane bitewe n'ukuntu aba ari kuwiyumvira. Daniel yamara kunywa umuti akabwira Alejandro ati urakoze. Alejandro akabwira Daniel ati iki ni cyo gihe rero cyo kugira ngo nawe uruhuke, umuti wawe ukora akazi. Ati ubu ngubu ikintu ugiye gukora, ugiye gukonekta ibyiyumviro byawe n'ubwonko bwawe kugira ngo ubashe kuba wakibuka uwo uri we wa nyawe. Ubwo muri ako kanya Daniel ahita agerageza kwishakamo umutuzo, agahumeka gake gakeya, yarangiza agatuza kugira ngo yumve yuko yakonekta ibyiyumviro byiwe n'umutima we. Muri ako kanya akahita atangira kwibuka. Agitangira kwibuka ahita abona wa mugabo waje yita inshuti yazanye n'umugore we ari kumukubita cyane, amukubita nk'ukubita inyamaswa. Ako kanya Daniel aba ari kubibona nk'aho ahibereye, nk'aho yari ahari umunsi byabereyeho, ari n'akagenda ashikagurika aho aryamye iruhande rwa Alejandro. Daniel akomeza kubyitegereza, akumirwa, akabona n'umugore we yari ahari, akahita ashidukira hejuru. Alejandro akahita amufata akamubwira ati humura, tuza, ibintu byose bimeze neza, akongera akamwongera umuti. Daniel yamara kunywa umuti akahita yitegereza Alejandro ati bari bo, nibo nababonye. Alejandro ati bandese. Daniel akamubwira ati umugore wanjye na wa mugabo waje yita ngo ni inshuti yanjye ya hafi, ati nibo bankubise bangira uku nguku, nibo batumye ngera kuri level yo kwibagirwa uwo ndi we. Alejandro akamubaza ati wababonye neza nibo? Daniel ati yego nibyo ndabyiboneye mu bintu narindi kwibuka. Alejandro aramubwira ati oh ndakeka rero none igisubizo cy'ibyo wari umaze igihe ushakisha ukigezeho. Daniel biramucanga akabaza Alejandro ati none se nukubera iki bashatse kunkorera ibintu nk'ibi ngibi? Alejandro akamubwira ati ibyo bintu nabimenya gute? Ati ahubwo icyo numva nuko ugomba kuba wakora iperereza ku buzima bwawe bwite ukamenya icyajyaga mbere. Daniel ati Alejandro uri kuvuga ukuri, atahubwo uzi n'ibindi, ngiye guhangana n'aba bantu byimbitse. Ati oya ukeneye ahubwo kuba wahamagara polisi kuko we ntago wabyikorera. Daniel aramubwira ati oya ntago ndi buhamagare polisi kuko polisi iransaba ibimenyetso, atahubwo reka nihute njye mu rugo njye kubareba. Alejandro aramubwira ati reka ntago natuma ugenda wenyine, ndaje tujyane. Daniel akamubwira ati oya ntago nabyemera, waba uri mu byago waba uri mu bibazo. Alejandro akamubwira ati ngiye ariko narabikubwiye na mbere, nshoboye kwirinda, nabasha kwirwanirira. Daniel abura ukundi kuntu yabigenza akamubwira ati okay nta kibazo, ngwino tujyane, ngwino tugende merekeza kandi urakoze. Tugaruke mu rugo. Francis umugore wa Daniel aba ari kumwe na cya kigabo barimo barasomana cyane byacitse, akumva ijwi ry'umugabo wari kumuhamagara ati Francis uri hehe, uri hehe? Ubwo aba ari kwinjira mu gipanga avuga ati uri hehe Francis, ndagushaka cyane byihutirwa. Francis akahita asiga wa mugabo akaza kureba Daniel, bakubitanira ku muryango. Daniel afungura urugi n'umujinya, umugore akahita amubaza ati wari wagiye hehe sweetheart, ko nagushatse nkakubura watumye mangayika? Daniel akamubwira ati bivuze iki sibyo, njye nari nagiye kumenya ibyerekeranye n'ikirego cyanjye. Francis yarangiza akiraza Nyanza ati sheri none se ushatse kuvuga ko bafasha abantu bagukoreye ibyo ngibyo? Daniel akamubwira ati nta kirego na kimwe nigize nsangayo, dore yuko nta n'icyo kwinuba ariko gihari. Francis aramubwira ati ibyo bintu birimo urujijo, byaba byaragenze gute se? Daniel akamubwira ati Francis ahubwo se wakemeye ko ari we wasibanganyije ibimenyetso kugira ngo ingaruka zitazakuzaho z'ibyo wakoze? Francis aramubwira ati Daniel tuza, uri gutekereza ibintu bidahari. Daniel akamubwira ati cecekaho, ibintu byose nabimenye kandi nawe ugiye kujya muri gereza kubera ibintu wakoze. Francis amaze kumva ko Daniel yamuvumbuye, abura ikintu akora agakorwa n'amasoni, yarangiza akamwitegereza akahita avuga ngo Paul ngwino aha ngaha nkubwire. Ubwo muri ako kanya cya kigabo kumbi bakita Paul akahita asohoka mu cyumba akaza akahita ahagarara iruhande rwa Francis yarangiza akabwira Daniel ati yego rwose Daniel, bari twebwe twabikoze, atahubwo urakoze kutworohereza kuba tugiye kurangiza akazi twatangiye. Daniel yarangiza akareba Paul akamubwira ati wigize nkaho uri inshuti yanjye magara, ariko Imana yarakoze niwagakwiye kumbera n'inshuti pe. Paul yarangiza akabwira Daniel ati byari kuba byiza iyo uba wigumiye ahantu wari uri Daniel we. Daniel akamubwira ati byagenze bite kugira ngo umugabo nkawe umugore nk'uyu amuhindura igicucu, amuhindura ikigoyi? Francis akabwira Paul ati Paul kora akazi ugomba gukora, nta mpamvu ufite yo kumva uyu nguyu. Ubwo muri ako kanya Paul akahita abwira Daniel ati urabeho nshuti yanjye, tuzahurire mu buzima bw'ubutaha. Agakora ku mbunda, muri ako kanya ataramurasa kumbi inyuma Alejandro aba yaje akahita amukubita ikintu ku mutwe. Abashinzwe umutekano nabo bakahita binjira ati ni police mwese amaboko hejuru murafunzwe. Kumbi Alejandro aba yaje azanye n'abashinzwe umutekano. Nta kindi cyabaye, abapolisi bahise baza bahita bafata Paul, bahita bafata n'umugore wa Daniel ati mwese ibyanyu birasobanuka nitugera kuri gereza, ati kandi mwemere kuba mwafunga umunwa. Daniel areba cya Paul bagitwara, areba ndetse na Francis bamutwara,
arongera arahindukira areba Alejandro umufashije guca muri ibyo bibazo, abura ikindi kintu yakora maze araza aramuhobera cyane. Alejandro arangije aramubwira ati njye nari nabikubwiye, njyewe nzi kwirinda nabasha kwirwanirira. Daniel arangije aramubwira ati yego koko noneho ndabibonye urabinyeretse wabasha kwirinda. Alejandro arangije aramubwira ati ubu noneho Daniel ndakeka ibintu bimeze neza nakigendera. Daniel arangije aramubwira ati oya Alejandro mbabarira wigenda. Daniel aramubwira ati ihangane uguma ahangaha tugumane. Alejandro akamubwira ati Daniel siko njye mbitekereza ndakeka waba ari umwanzuro wihuse cyane. Daniel akamubwira ati yego nanjye koko ndabyumva ni umwanzuro wihuse atari ko ihangane uguma ahangaha Alejandro nkufitiye ibyiyumviro bidasanzwe. Daniel ahita abaza Alejandro ati mbabarira ntumbwire yuko iki gihe cyose we nta byiyumviro na bike waba umfitiye. Alejandro aramubwira ati sinajyaho ngo makane ko ntagufitiye ibyiyumviro ariko rwose Daniel ibi bintu byaba byihuse cyane. Daniel yarangiza akamubwira ati Alejandro ndakwinginze rero guma ahangaha tugumane niwe mugore nahoze nsengera. Daniel ati rero ndakwinginze mbabarira wigenda. Alejandro ati okay nta kibazo ndabyemeye atariko ubwo ngubwo uremera bino bintu tuzabitware gake kugeza igihe nanjye nyine nzagira ibyiyumviro nk'ibyo ufite aka kanya. Ako kanya Daniel akahita abwira Alejandro ati mbega igitekerezo nkunze cyane, akaza amwegera agiye kumusoma. Alejandro ati oyas buretse ati nakubwiye yuko bigomba kugenda gakeya. Daniel akahita amubwira ati wikijijisha nkaho utazi ikigiye kujya mbere, ndakeka ari nuko nguko tuganye ku musozo w'inkuru y'urukundo rwacu twe twabateguriye uyu munsi. Niba ari ubwa mbere wari ugeze kuri iyi chaîne yacu ibagezaho inkuru zijyanye n'urukundo, mwibutsa gukora subscribe ukibuka gukora like, share ndetse na comment kugira ngo utazajya ucikanwa na filime nshyashya twabateguriye.